zahabu na diyama uzimimana yamaye. Abantu ba hano mwese njye mbarebera keretse uwo ntaramenya mwese nirirwa n'abashyizemo mukavuga niba nashaka no kubyumva ndagenda nkuba amasafuriya hariya mugume muvuge ariko nyine byibuze nanjye mbashyigikire. Namuheka nkarenzaho nyine n'ikigoma cye sibyo narangiza wowe ugafata ibag kwaniko murebane mu maso murebane nimurangiza kurebana buri wese arabwira mugenzi we akajambo kamuri ku mutima icyo mubwira wamushimira ikintu nyine kikuri ku mutima buri wese abwire mugenzi wiwe. Ni byiza ko twa appreciating abantu bakiriho. Undi munsi andi mahirwe, another day, another chance, un autre jour, une autre chance. Niba abandi rero mutuma tukabatumikira kubatengo bitaba mu ntego y'umunsi MMTV iterambere ryanyu burya ni nishema ryacu. Turi kumwe rero nkuko mubareba batumirwa imbere yanyu couple mumaze kumenya cyane ya Chris and Nikki family. Karibu Chris na Nikki kuri MMTV1. Starehe. So njyewe ubari inyuma hano inyuma ya kamera ndabazi ariko abenshi kuri MMTV1 ntibazi Nikki ninde Chris ninde. Ndashaka dukora challenge ndahereza Nikki microphone utu present umuntu kuri ruhande ndahera kuri ladies kuko nanjye uri inyuma hano ama lady of course. Asante sana. Arya ngo no kumuvuga muvuge muvuge ibi. Aha. Uyu nguyu undi iburyo yitwa Ruhumuriza Christophe aka super manager sijasema aka super manager ni manager harya cyane manager ni manager aka super manager. Nirindi ni Chris rindi ni Sherry umugorora kaba mwishwa w'abasita kaba umwana w'umunyamurenge nuko sha good. Kwa kuvuza neza bacu reka twakire Chris nawe akubwire kuko yagupresenta nawe. Arakoze kumvuga neza ariko nabuze ngo mvuge ibigwi wamvuze ibigwi cyangwa ntabyo kandi nyine biragoye kuvuga ibigwi umugabo muri January ya Kenya ngo mvuge ibigwi ahubwo yumvuga ikise sinzi ibyo yumvuga bindi ariko nawe yitwa kandi we bari kwitwa neza yitwa we bari kwitwa neza bari kumwita Mutesi Angelique nubwo abashaka kubishekerera ngo tubyite Angel ariko ni Angelique cyangwa se waba udashaka gukoresha amasomo wize cyane ukavuga ngo Angelique. Mutesi Angelique akaba umurundi w'umubano akaba umwishwa w'abanyakarama bo mu nzu y'abakungero kuri no channel bamwita Nikki. Ubwo rero mvuzayo muri famille n'abandi yitwa hano hari ibindi ubwo iwe yatubwiye ko kwita hari akandi kazina yavuze wowe yewe mwita Mama Pretty kuko niwe mwana wacu w'imfura yitwa Pretty umutoke yitwa Puri ariko njya mwitirira umukuru yitwa Mama Pretty.
kandi nashizeho mukibagirwe yitwa se wa Priti. none se ushaka ngo njyewe mvuze uko wowe ngo unyita Sheri. yewe nkakwita mama Priti. Sawa. Aya, sinzanze. Ntago mbyanze. Wala nayo n'abantu basigaye babanga abana babo noneho kuko kumwita mama Priti ngo umugize bigutwara. Oya nyita nyine iryo jya unyita. Kuva abyaye nahise amwitirira umwana we yitwa mama Priti. impaka icyo nzi cyo hari aho ziri burangirire, nzi ko hari aho biri bukomereze, uraza kubisobanura neza. wowe ufite umwana wowe ufite umwana mfite umwana. so ufite umwana bakwise Sheri no kwita mama Miguel nimbare nitwa Miguel Miguel ni ni ukuvuga ngo ni byiza tumenye abantu baturi imbere, tumenye Chris ninde Nicky ninde, gusa ubakeneye kubimenya birambuye ni couple iganira ibintu by'ubwenge, amadibete atandukanye afasha urungano, ndetse twiga kenshi ku muco wacu w'ikinyamurenge. Reka nongere nsubize microphone Chris, mwaje gute na idea yo kwicara mugatekereza mukavuga ngo reka tuganire ku muco wacu. Umuco wacu ufite utuntu twinshi tutumva nk'abantu batoya, tuganirize urubyiruko, tubiganireho, tubidebatingeho. Mwaje gute n'igitekerezo cyo kugira ngo mufungure channel? abantu baraza kunyihanganira cyane uyu munsi ndagerageza gukoresha ikinyamurenge cyane, ariko wenda bija gusa n'izindi ndimi z'abanyumva, gusa nuko hari tumwe tugenda twiyongeramo bikaba nkaho batabyumvishe neza, ariko nuko mvuze ngo kubyumva babyumvishe. Nimvuga gutegera wenda birabacicika, ariko ndavuga kumva kuko byose ni mu kinyamurenge. Intego rero yo gukora channel kugira ngo tuganire ibyo tuganira kuri channel yacu, baze kwisura batarayibona, yitwa Chris and Nicky. Asundi ntibari bubikurikirana kuri channel ya Chris and Nicky, n'abarimo kutureba mwongere mukore subscribe, ariko ntimwikore bwa kabiri ubwo n'abatarayikora. Ikoze bwa kabiri ubukoze anesa. Twaratekereje turareba bitewe nuko wenda nshonje kuba nkunda YouTube ukurikirana ibiganiro cyane, nkareba nkabona YouTube wenda isa nk'iyacu baganira, mbese ubwo twari tarayigira, nkabona hari inyigisho nkuyemo. Noneho nkareba abanyamurenge twenda ntiturumva ibintu bya social media cyane, ukumva ko umuco wacu wenda uzegera umuntu, ababyeyi bakegera abo bagize utubazo cyangwa se dukeya batagiye mu murongo neza, ndavuga mu ndoba, bakabaganiriza aho ngaho mu nzu. Ariko ndavuga se ko iterambere ryaje, hari za YouTube naki umuntu yavuga ijambo rimwe hano nicaye abangana benshi ijana mirongo ingahe bakankurikira kandi bitabagoye. Rero niko twabitegereje, avuga ati reka tuse twigisha abantu, bitewe nuko hari ibyo twaciyemo bisa nkaho hari confusion, kandi ugasanga izo confusion zigatuma abantu wenda bakumva ko urugo rwabaye rubi bagabishwanira bamwe, ndetse n'amadivorce akaba, ariko atari uvuga ngo hari ikindi cyawe sibyo confusion gusa yo kutamenya step by step y'urugo. Niyo mpamvu twavuze ati aga step gake twaciyemo tuza tukaganiriza abantu, n'ibindi twamenye ku ruhande tubiganiriza abantu, tubereke ko nta birenze, mushobora kugira gutya akaba akabazo, ariko kudiringana ko ni gutya, no kugirana inama nyine nkuko twabitekereje, kuko twumvaga wenda dufite n'ishyaka ry'ingo ko zakomeza kubaho neza, kuko ari byo byiza, ni nayo ntego. Ni nafashe urupapuro akarahira ati nzabana n'umuntu akaramata, hashira 2 weeks batandukanye, urumva ni ikintu kibabaje, yaba mu buzima busanzwe ndetse no mu ijambo ry'Imana. Ntabwo
si yo ntego nk'uko nabwo ngo intego y'umunsi ngo nimba ngo intego y'iki iyo wahihaye intego hakagira ikiyigukuramo urumva uba ukoze ikintu utateguye uba wangije future yawe rero turavuga ati reka tuze tubaganiriza bake baza baduha feedback ariko hari icyo twabafashije n'abandi bashobora kuzabibona bikagira icyo bibamarira twaje gusanga rero YouTube ari bwo bubiko bwiza video imara igihe ijambo umuntu ashobora kumva uno munsi n'ejo akazogaruka akarihasanga ni nk'uko twabitekereje. urakoze cyane Chris ati mwakurikije experience ntoya mufite mu rugo nkahita nibaza ngo mumaranye igihe kingana iki reka niki atuganiriza. murakoze tumaranye imyaka 5. Mu myaka 5 mbere yuko tugera muri stage yanyu y'urugo ntago twaje kuganira ku rugo rwanyu cyangwa ngo dufokasinge twabatumiye mu rwego rwa couple yigisha ingo ituganira social life ibyo abantu benshi batinya kuganira wenda mu mago yabo. Noneho icyo nabaza before mutangire urugendo habayeho dating hariho ibintu bigezweho ubu ngubu byo bakurangira umugeni iminota 5 mukavuga ijambo mwebwe urugendo rwanyu rwagenze gute utubwire ukuntu byagenze puruya. murakoze puruya uyu wacu nuzi umenya kuyivuga sinzi ko ndi bubishobore. murakoze kangerageze mbe niba nibuka imyaka 5 ni myinshi ntabwo ari mike cyane. nyine twamenyanye kuri WhatsApp group y'iwacu films. urumva bo niyo bakoragamo nyine bakina ubukomedi noneho twe badushyiramo nk'abafans babo. noneho ubwo ngubwo njye sinayo wanshizemo nyine n'uwundi wari wanshizemo noneho I think nimbonera niba atari Chris ya yego ni icyambu mbonera. noneho nyine ubwo ngubwo wanshira muri iyo groupe tukajya tuganira nyine se bafite event muze mudushyigikire ibintu nk'ibyo. noneho nyine naho ngaho uyu nguyu yakuye nimero yanjye arabahungu baza baje ku WhatsApp bagakaguwa harya ni kukaguwa bagakaguwa bari kureba amanimero niba ariho yanguriyeho simbizi. turatangira nyine turavugana hashize ndagira ngo nk'umwaka nibwo twabanye dukundana. twakundanye uwo mwaka twadetinze umwaka noneho duhita tubana just. urugendo rwabo rero ni imyaka 5 bafite experience ihagije yo kukubwira ngo bigenda gutya ntuhubuke ntugire gute. uyu munsi rero nabazaniye ikiganiro tuganiraho ikiganiro mu muco wacu ngo hari ukuntu tutemera abantu ngo bahamagara sheri wa sheri ngo nsingirize ico gifunguzo ngo mu baturanyi buriya cyangwa se ngo mugiye gusenga ngo shereka gutwaza ngo imyenda bage y'umwana mugiye gusenga cyangwa umugore agatwara ahetse umwana umugabo akamutwaza ishakoshi cyangwa umugabo agatwara umwana umugore agatwara ishakoshi. icyo kiganiro murabyumva mute? iyo topic ni nziza sinabyiza koko nje niko mbyumva kuko uhamagara umugabo wawe noneho dutuye hano cyangwa se habe no muri Kongo wageza urumva babaga batuye nko mu muhana
ku buryo hacamo nk'inzuzi zingahe zitatu ukazuhamagara umugabo aharenga iriya, ntabwo ari byiza pe. Nanje niko mbyumva, habe no mu matwi yanje nanje birabangamye. Sindavuga nimba ariko n'abadukurikiye ndabikora bishobora kuba biri sweet kuri bo bibaryoheye, ariko ababikora ntabwo ari byiza kubera ko kuri bo mu nzu hehe, kuri bo bitewe na communication bafitanye byoba byiza kuri bo, ariko ku bandi wenda abandi baturanyi n'abakiye babyumvishe bumva bitari sawa. Inama nobagira wenda umugani wawe igifunguzo cyangwa iki akaba ahamagara, ni ukuvuga ngo ahubwo wenda kuko telefone zirahari, si byiza guhamagara umuntu kandi ufite telefone uvugishe bukeya kuri telefone ati nibagiwe urufunguzo cyangwa se mu rufunguzo rwa gate gutyo, cyangwa ntiwire kuri gate. Igikapu nacyo igikapu nacyo urebye kugitwara si bibi pe, ko navuga ukuntu bigaragara kuko tuba ku isi kandi isi tuyemo abantu iki, tuba dukeneye respect kugira ngo umugabo n'umugore bwawe bibashe umugabo we. Simvuze wenda ntibanyumve nabi, ariko ubundi jewe n'uyo icyo gikapu pe mba numva naje bwanje kimbangamiye, ahubwo nimba ibyo bindi bimuremereye avuga, kuko igikapu agakapu k'umugore ukuntu kaba kangana nta kintu kindi kiba kirimo coremera kumunanira, ahubwo ibyo bindi afite byatumye ampa agakapu n'ibyo yompa nkabitwara. Nimba afite umwana ni umuterura, ariko nawe ibigoma akabigumana. Biriya bintu byo kuhekamo umwana ngo bamutwikire ngo bagire gutya, oya nabifate byose, nimba ashira mu gikapu, nimba agira gute ampa umwana uri wambaye nyine pana ngo akana gapfunyitse gutya, nkamutwara umwana kumuterura rwose ni ibintu byiza, atariho biriya bintu. Nose urafata umwana uri umugabo numara wirenzaho bya bintu by'ibigoma, ibyo ni iki? Niko ye njyewe niko mbyumva, wenda nshobora kuba wenda hari n'abandi bambonye mfite ako gakapu cyangwa iki, ariko siko njyewe ntabwo wenda nshobora kuvuga. Hari ukuntu umuntu ubundi hano mu rushako hari gukora akantu ukumva mu mutima wawe katakunyuze, ariko ukavuga reka ngakore kubera ko ariko bigenze, siko bya bindi abanyamurenge baza bita ngo ni uguhahazwa, ariko si uguhahazwa, sibyo. Hari igihe ugakora bitewe na kesi runaka, ariko kubera ko turi abarimu wacu bo kwigisha abandi, si byiza pe. Umwana cyangwa se ukamuha ikindi kintu ufite kikuremera, ariko agakapu, kuko ka gakapu impamvu ariko ari bag ntuyifata, ariko agakapu nimba karitswe ngo k'abagore, kumpa agakapu ni ngo kumpa gitenge ngo kenyere, kuko agakapu ni umurimbo w'abagore, ni nk'umutako w'abagore nubwo ari agakapu, kuko abagore nabo ntabwo bazafata ibikapu ibyo ari byo byose, aragenda kuri ka kandi ko gushami ni agakapu, ariko mu yindi sanse ni umutako w'abagore. Ni nk'uko yambaye iherena, ni nk'uko yambaye igitenge, ni nk'uko yambaye ikirato, ntazomba tuyoba yavuze. Ni nko kuvuga ngo ufite wenda nambaye ikirato cy'abagabo tugeze mu nzira icitse, ese keya ni ukuma cya kirato cy'abagore kiwe afite ngo ni njyambare ngo ubwo icanze cyacitse se, iyo nayo ni keya. Ariko mu nzira bombona bavuga ati uyu mugabo yasaze yambaye ikirato cy'abagore gute, ntibaza bita ngo se ngo ikiwe cyari gihari ngo kiracika. Ariko hano mu nzu ikirato cy'umugore no cyambara, hano mu gikoni ngiye mu cyumba ngiye hariya hirya pe. Ariko kuvuga ngo ubwo bubaye ngo ikirato kiracitse mu muhanda ngo kandi akwitayeho, yego yakwitayeho, kandi koko niwambara ikirato cy'abagore amabuye ntakwica, ariko ababibona ntibavuga ngo wasaze. Rero agakapu k'abagore nimba bashaka ko tuzatuba twaziye imizigo, baze basiga udukapu, bashaka amabaga bashiremo ibintu tubahekera ibaga. Voilà en tout cas. Ni ukuvuga ngo ngewe sayidi yanjye uza ugatwara,
uza ugatwara noneho ni ukuvuga ngo siko ni ukuvuga ngo siko ako gakapu nyine nanjye sinakaguha turi babiri gusa ngo ndagiye ngo nta kintu mfite siko noneho tuvuge ni urugero nk'uwo mwana niba ari umwana w'agahinja siko utashobora kwemera kuguma hamwe siko ngo cyangwa umwana w'uruhinja se wagenda umufite ntiwagenda umuteruye utamushizeho ibintu siko ugomba kumufubika neza ni ukuvuga ngo umwana we sinamuguha ahubwo namuheka nkarenzaho nyine n'ikigoma cye sibyo narangiza wowe ugafata ibage ibage nakubwiye nimba wumva tugiye mu rugendo ufite umwana mutoya ahubwo abagore bose bamwe bahindura nimba wumva tugiye mu rugendo uri kumwe n'umugabo ukumva hari ibintu ufite birushe mu gikapu umufushaka ibage school bag yo mu mugongo apana isakame kuko ntabwo ibintu bibikwa mu isakame gusa mubishire mu ibaga nimba wumva ko igiye gutwarwa n'umugabo ibi baga y'umugabo nyine hajemo ibyo ushaka ariko ari baga y'umugabo apana gufata ibintu bishire mu ibaga y'umugore kandi uzi ko ari umugabo ugiye kwitwara yambara ikapu c'umugore gute nimba wumva wagitwaye mu z'abagore mu ibaga y'abagore gitware wowe waganiwe mugore nimba wumva ushaka ko umugabo agutwaza imizigo yishire muri ikapu ciwe naho kiriya cyo guhamagara ngo uhamagaye umuntu ari hasi akaguhamagara ngo nterera urufunguzo sibyo nyine urumva utari kumureba nawe ntiwamuhamagara niko mbyumva umureba wamubwira ati nterera urufunguzo kandi sinzahajya hariya hasi ngo rumuri ngo nterera urufunguzo ako noneho niko gasuzuguro ahubwo navuga ngo sheri nterera urufunguzo siko kumpamagara kose ko none se navuze ku izina jewe icyo navuze sinavuze ngo uhamagare sheri cyangwa uhamagare izina ryanje arega hari n'abatarimo kubyumva neza wenda batazi uko bimeze ko turavugira ku bantu hano muri Kenya bitewe n'aho turi nyine wenda guterera urufunguzo uvuga ngo hari amazu abantu batuye no muri Kenya asanga umuntu atuye muri etage ya 5 urumva kandi mwese muca kuri gate imwe none wa muntu etage ya 5 hari mumanuke stairs zose skariye ngo aje gufungura rero bijya biba ngo afata urufunguzo karujugunye nko mu kuzimu none rero bikabanga makumva umugabo ng'umugore katuvuga umugore ari hasi azamuye ijwi ngo arimo guhamagara umugabo ngo amuheterere ngo urufunguzo n'umugabo none hari undi mugabo we twigeze gutura no yazamuye ngo niko guhamagara ngo niko kugeza muri etage ya 5 urimo guhamagara ngo niko umugore yavuze nk'izina muhamagara ngo niko yanze kuvuga ngo umushekani nibwo bari bakibana yanga kuvuga ngo sheri yanze kuvuga ibaza abantu batamaranye na 2 weeks ngo afite ikinyamurenge cinshi akamavuga niko ubwo ari hasi ari guhamagara umuntu uri kuri kangahe ngo amuterere urufunguzo oya ubundi discipline ye nta nubwo aravuga ngo wenda ngo nabagore ngo bavuge ngo twanze ko baduhamagara habe nanjye ubwanjye hari umunsi nari guhamagara njyewe sindahamagara umugore wenda ngo muri metero zingahe numva mbona ari kure yanjye ntabwo ari hano twubaye civilize ntabwo ari guhamagara ngo uri ku musozi umwe ngo uhamagare ku wundi mfite telefone ndaguhamagara nimba nta mayinite mfite callback nimba ariko biragoye ko wabura 10 bob kuri 8 kuri telefone rero byose ni bimwe no kuvuga usibye no kuvuga ngo aho ngaho hasi habe no ari mwene wanyu sindi bumuvuge umugore ni wa story kuno umugore n'umugabo bajaga mu bukwe kwa kundi umugore yicaye mu tente ya hariya umugabo nawe yicaye hano noneho umugabo wagakenera ngo agume mu bukwe burangire ariko akaza yibutsa umugore ko basize abana mu rugo noneho akazamureba gutya akabona umugore ntahamureba akazamureba noneho bahuje amaso ahita agira ngo karabwira umuntu uri
ubwo hacimo abantu nk'ijana mukora kuboko ngo amwereke isaha kandi abamwegereye kurabona urumva bari kubibona bamwe bumvishe n'ijwi kumva kuri muzima ubwo bari aha bumvishe umugore uririya we ni amasayini ariko none se urumva n'ibyo nabyo ntabwo ari disipurine. Wowe mugabo nimba ukeneye umugore wahagurutse ukagenda aho ari pole pole ukamubwira cyangwa se aka SMS nanjye ko ndavuga sayidi zose ukuntu umuntu agomba kugira none se kwabiza mu kinyarwanda bavuga ngo kwabiza uramuhamagara umuntu gute nkuko uzaza ureba ubundi iyo uje kureba umuntu mwashakanye mba umwubaha suha urugero nk'umuntu respect tuvuge mu kinyamurenge se ninde baza bubaha bishop w'ikanisa none se bishop w'ikanisa umuhamagara tiwo muhamagara ngo wamugira gutya ngo ariko nyine jewe cyo mvuga ni muri pole pole niyo mpamvu uzubona abantu bari civilize nkano muri Kenya mu modoka ukabona ntago uzumva abantu bavugana gusa nk'umuntu ari muri bisi umwe ari ku ntebe iriya undi ari inyuma kuko baravugana ego ko kwamuhindukira gutya ukavuga ibintu nyine nubwo bataba bakumva ngo ni abanyakenya ariko nayo ntabwo ari disipurine. Rero turimo kubishyira mu by'abantu bashakanye mu guhamagara umuntu muri karitsiye mwashakanye ngo iyo serivisi yaguha pole pole tu muri silence. Ibi byose rero ni ukuzingatira umuco w'ikinyamurenge mw'abagore mwe abamiriza abagabo mubireke ntitubishyigikiye ariko ibyo rwose byo gutwazanya umwana ni nkaho tutabirangije ariko nge uko mbyumva numva ko rwose niba umwana ari uwanyu ubona uwanyu ibikapu bibaye bimugora kumufasha nta big deal irimo niko mbitekereza. Ikibazo mu bikapu habaho igikapu cy'abagore hakaba n'icy'abagabo. Yaba ari ikindi kintu duhuriyeho ku buryo umuntu akubona akabona nyine ufite ikintu cy'igikapu ntiyite ngo ni icy'abagore cyane icy'abagore ariko ikintu iyo cyamaze kwitwa kikabugira inani jare yayo nimba ari jare femine nimba ari maskire ndebye cyangwa mbaye nka supermanager yavuze ngo ari ngo jare ebyiri ngo maskire ngo na pririye ntabwo nanjye bivuze neza ariko ni ukuvuga ngo nimba ikintu cyise unaguha urugero rw'inkweto nimba icitse nibyo koko aragutabarwa rw'abagore umuntu ukubona arabibona nk'ibindi. Rero n'ibikapu kubera ko ari iby'abagore akaba n'iby'abagabo kuko mu gikapu imbere nta muntu ubuze ikirimo areba igipresent igikapu nyuma akavuga ati iki ni icy'abagore afite. Ubwo impaka zacu zirarangirira muri comment wowe urimo uratureba utwandikire rwose uko ubyumva tuzabisoma byose tuzaza twabipanze. Ikindi dukurikijeho hari ikibazo nshaka kubabaza mwembi ese inkwano ni iki buri wese ampereze definisiyo akurikije uko abitekereza inkwano ni iki. Murabaza we mbaye nka wa mugore ngo murabaza we inkwano ni ikimenyetso cyerekana icyubahiro urumva cy'uwo watwaye. Uvuga ngo nimba utwaye umugore ugomba gukora ikimenyetso iwabo cyo kwerekana ko ububashe n'umwana wabo yuko bamureze baramubyaye baramurera baramwigisha amashuri ariko noneho bya bindi kumutakazaho ibyo basipendinze kuri we school fees yize segonderi irangiza cyangwa se kaminuza icyo umubyeyi yaruhiraga niki none uramumutwaye mbese ibyo yari kuzomumarira yego muza namwe nubwo mubanye ntimubacitseho ariko ni sign of respect cyangwa se ikimenyetso cy'icubahiro yuko bareze umwana wabo kandi wamukunze koko uje kwipresenta mbese ubahaye impano
si ikiguzi kuko ntabwo ingana n'uwo utwaye, ariko kwerekana kuko uje ugatwara umuntu gusa bigaragara nk'aho uwo muntu nta cyubahiro n'iwabo, mbese ni respect niko mbona jewe n'icyubahiro. Niki nawe atusubiriremo uko abyumva ku giti cye. Inkwano inkwano ni bride price. Ni ukuvuga nyine ntago njya kure y'ibyo yavuze, ndumva ari nk'ibyo yavuze. Yavuze ko ari respect uba utanze iwabo w'ubutwaye w'umugore wawe, ngo yavuze ngo amashuri ngo aba yarize baba baramwishyuriye, usibye ko mutabona amafaranga yo kwishyura amashuri. uzi aho twigiye twe ba perezida, ni ukuvuga ngo nyine wa mungani si ikiguzi, kubera ko nk'uko tubyumva mbese ni nka sinya ya respect, ni nka sinya ya respect nyine, werekana nyine ko ubahaye icyubahiro kandi bashimiye ko baguhaye umugeni. Hanyuma se umunsubije neza, murambwiye ngo ni sinya ya respect yo kwerekana ko nta kindi mwabinganya, yarize yagize gute, ariko debate y'uyu munsi iravuga ngo ese uwo muhungu iwe ntabwo iwabo bamwigishije? Umuhungu iwabo ntibamutanzeho amafaranga, ntibamukundaga? Kubera iki bigenda ku ababyeyi b'umukobwa gusa, abahungu nyine ibo bakaba ari bo bafata iyo byanda bisobanura kuba mu kinyamurenge ko turi abanyamurenge, ariko mu Buhinde umukobwa ari we azakwa. Mu Buhinde usanga umukobwa ari we watwaye inkwano, nyine umugani wawe inkwano akazi. Ariko impamvu mu kinyamurenge tubikora ni uko umugabo ari we ubuzanye umuntu, kuko usanga nimba nzanye umukobwa nk'uyu akabyara abana bahita baba umurara wanje, kubera ko umuryango mbese mba nazanye umuntu mu muryango we ntabwo aba yantwaye, kurumva? Mbese iyo shimwe, iyo respect cyangwa se ishimwe, yanavuze ko atarakongora ibyo ngibyo n'abandi babivuga baba Kikuyu ngo ni kununua bibi. navuze ko ari abanyakenya ba Kikuyu, navuga iyo bagiye ni indirimbo bagenda barimba ko anaenda kununua bibi, ngo bagiye kugura umugore. Twebwe kubera nakubwiye ko ari respect yuko baguhaye umuntu, rero iyo respect itangwa nande na jewe, urumva? Jewe mugabo nije ugenda nkayitanga kubera ko nzanye umuntu wabo, ariko naje iyo baranjanye iwabo, wenda ngo abana tubyaye bazitwa abantu cyangwa bazitwe abiwabo umugore yonkwa. Ariko sayi igihe tukiba sayi sasa ni mindiri muntu nuwa opinion yanjye nanjye kuri icyo ntabwo nyine njya kure y'ibyo ngibyo yaravuze n'undi, kubera ko ibyo avuze nibyo byo. Niki ari kubanunurika mugume mwipange kununuriwa. Ibyo dukomeje kuganiraho rero ni ibyubaka umuryango nyamurenge, n'ubundi ni byiza, twababonye hano twabishimiye, ariko hari ikindi kintu kiri mu muco wacu cyo kudafashanya. Umuntu niba ateye imbere ukabona undi mugenzi wiwe ntabyishimiye, mugenzi wiwe ni nk'ubu mwafashe intambwe ni nziza yo kugira ngo mwigishe, ndetse ntabwo mwigisha abashakanye gusa, mwigisha abatarashakana, mwigisha urungano, mwigisha abantu benshi batandukanye. Tumeje kuganira ku byubaka umuryango nyamurenge, kandi mukaba rwose muri couple ya meditolea, igiswahili gani kaho kiza kimera neza, mu meditolea, kwigisha umuryango nyamurenge, abato abo mungana, amakouple
hari ikindi kintu kijyanye no ku support umuco wacu, ari ntarebeye no kuvuga ngo industry ya media, turebe ubukwe, turebe ibintu bitandukanye. Amakanisa yabaye menshi, buri wese abyuka ashinga irye, undi agashinga irye, undi agashinga irye. Ni ukuvuga ngo ibintu byo gusapotingana, nimba Chris na Nick bafite channel, buri wese ubu ngubu yakabaye agira ishyaka ryo kuvuga ngo kanjye kwirukayo ngereyo ndebe Chris na Nick bavuga iki, ni ibiki byubaka, baganira. Murabivugaho iki? Kuko umuco rwose wo gufashanya ntabwo uratugeramo. Ntabwo dufite abantu benshi bafite impano, dufite abana benshi bazi kuririmba, ariko kugira ngo ubone abantu bagusapotinga bikagorana. What do you say about that? mwagumye kumbaza cyane rero, guheze cyangwa nsubize. Ariko n'ikiganiro twakirambitse cyane, mubanze mwinanure noneho dukubite ikiganiro. Noneho kino kiganiro twakoze twatuje cyane, n'icyo umuntu uri uzwi ibiganiro ariko biranatandukanye da. Ibiganiro biratandukana, hari ikiganiro kiri sharp, ikiganiro gituje, ngira ngo muza mubona ko abantu bose bagira icyo bakunda. Nanje hari genda mbade n'umundi yo kureba, iyo ntuje mu mutwe nshaka kureba ikiganiro gituje, zamita nshaka ku Isimbi TV, biba bituje. Washaka bya bindi byasaze noneho waje hehe? Kwa Yago. Yago nantuzi na nyogoye. Ariko nyine byose biterwa mu ndimo. Rero barutubajije ngo gusapotinga, banza kwihanganisha abantu bataragira icyo bageraho, nicyo kibazo bafite gusa. Ni ukuri kuba nta kintu urageraho nicyo gituma badasapotinga umuntu, kubera ko niko bimeze. Buriya no muri biriya biranditse ngo nimba ngo Imana ifasha uwifashije, urumva? Ni ukuri n'abantu basigaye bareba, ni ukuri usigaye ureba ukavuga ati si umuntu nawe ubwawe. Buriya ushobora kureba suri mu YouTube ukareba ufite nk'amafaranga cyangwa se ufite iki, ukareba umuntu wa supportinga, urareba nyine nawe ukareba wandi ubona nyine afite n'umuha iyo support ari kizomufasha. Nicyo kibazo rero. Muri no minsi abantu basigaye bashaka ngo basupportinge nta kintu barageraho, ariko wandi nyine gusapotinga nawe ubwo baba bafite abo basuye umuntu umusapotinga bigaferinga, ndaba mpombye. Ukareba umuntu aratangiye ariko nturabashwa ko hari aho azagera, kuko amafaranga hari abo bahaye benshi baraferinga. Ubufasha uvuga ubwo aribwo bwose hari abo babuhaye buraferinga. Nawe ufite ingero nyinshi zabo wafashije, umuntu akubwira ati we wamfashije nka ukora YouTube, wamfashije tukabigenza gutya na gutya na gutya, waje kumufasha ukasanga wowe icyo wamufashirije ntiyakigezeho. Niyo mpamvu rero usanga muri ino minsi YouTube yawe nubona urakoze ikiganiro ukabona gikubise nk'ama-views 10,000 mu minsi 2, mu minsi 3, aho niho bazatangira kugufashiriza. Ntabwo nkubeshe. Impamvu ubona badafasha abantu nuko babona ko nta kintu arageraho. Icyo nabaza sibyo, none se abantu bose baba bakire bose bundi tubona ububona abafite story yiwe ya background yuko yazamutse, ni ukuvuga ngo mfasha mfailing uyu munsi, ejo ubongera umfashe mfailing, hari umunsi bizakunda. Kuki urindira ngo mbanze abo se bandebera ibintu nageze hariya nawe simba nkigukeneye? Fasha tuzamukane. Nk'ubu ibintu bya YouTube nibyo kenshi ngewe ndimo, kuko niyo industry turimo hano. Gukorera umuntu subscribe bisaba iki? Gusharinga ikintu cy'umuntu wakirebye cyagushimishije ukagisangiza n'abandi. Inama mugira abantu ni inama zafasha buri muntu wese, ariko kugira ngo umuntu agusapotinge tangaza nyine nibyo nkubwira. Umuntu ubundi iyo atangirira muri favor gusa y'Imana, urumva? Favor. Kuko hari umuntu hari ikiganiro ureba nawe ukavuga ati uyu wese ndasubscribinga, n'ubundi subscribe yanjira mu maririki, nyine ukamusuzugura tuyu nawe yiganya abandi. Uyu nawe atangiye YouTube gute? Uyu yitangiye no munsi arabona azagera hariya abandi bageze.
icyo gusa akabona yabikunze ariko akavuga ati uyu muntu se ariko kure ahubwo uzarebe n'abasubscribers aho wakoze subscribe ahenshi ni ahantu bafite batakinakeneye subscribe yawe hahandi batakinayikeneye ku buryo utanayikora nta kibazo niho uja kugira gute niyo mpamvu uzarebe umuntu kuri social media ukabona umuntu iyo ashaka kugira ngo abantu banamuyoboke abereka ko nta n'ikintu abakeneyeho niryo banga ukavuga ati ngiye gukora ikiganiro no mpite ntwika nerekane ndi muri Range Rover batangire bashutinga imodoka amapine bajigere kuri televiseur ati ngiye iriya Ruwayi tugiye gusura Chrisande Niki mugaca mu mihanda ya danger mwarangiza mugahita mwerekana muri supermarket icyo kiganiro ariko iyo watangiye noneho urimo kuvuga usa nkaho byanze nkaho udashoboye abantu bahita baferinga nabo bakabona ko uyu nguyu we rwose karigana abandi ariko iyo uberetse ko ya subscribe mbese ubundi iciza nuko bayikora ariko iyo uberetse ko ya subscribe yawe utayikeneye ni nabwo bayikora ahubwo kuko hari ahantu henshi uzagenda urugero natanga ni nk'amakanisa dusengeramo iyo mukiri mu ikanisa ritaruzura bakicubakisha amabati uza ureba ukabona ariko iyo ubonye ikanisa rimaze kuzura hasigaye irange gusa nibwo abantu benshi uzabona batangiye kwitanga ko bari proud ati rya kanisa ryacu ibiki n'ibiki ukaguza intebe nigera kubona ahantu ugahita uvuga ati idirisha ndishizeho ariko atarigeze agura amabuye ya fondasiyo nimba bataraziguze rero icyo ngira umuntu inama pe kubera ko umuntu wese ukeneye gutera imbere nabanze yirwaneho astragoling hahandi aca we yego azagira imana ahure n'umuntu amwikundire just yakunze impano ye cyangwa se yakunze hari igihe favor ikuzaho umuntu akagukunda atitaye ku bindi akavuga ati uyu niyo atatera imbere nzomufasha nyine ugume wiziringa aho ngaho ariko hari umunsi uzatokereza aho ngaho utagikeneye abantu bazizana bonyine njyewe se ni ukuvuga ngo ahubwo ibyo ngibyo noneho nizajya nkubwira ngo ibyo ngibyo yavuze ni ibyo nyine kubera ko niko ngo abagore b'abanyamurenge bagomba kuvuga ngo yinyanga ibyo yavuze ngo ni nanje rero wacu ni ukuri ntiyagiye kure n'ibyo naza ntekereza ariko ngaho nyine gusa ikintu nyine navuga nyine ngiye ukuntu mbyumva abantu bahagurukire gufashanya kubera ko birakwiriye ko ufasha mugenzi wawe muri kariyeri ye yose arimo niba umuhanzi wacu avuze ngo mfite concert siko muhaguruke mwebwe abanyamakuru bose MTV IITV bose abantu bose siko muhaguruke mugende mujye kumushutingira nawe nyine mu mutwikire nibwo azabona abakunzi nawe ariko niba mwagiye muraryama iwe ari buzane umukameramani uri bushutinge nyine ibyo azakoresha mu ndirimbo just ntabwo biba ari sawa abantu dushyigikirana uburyo bwose dushoboye abafite inkunga baba nyine bashobora gutera inkunga abandi bantu mwirendera ngo batumbagire kwa ko nyine wa mungane nk'uko wabivuze iyo umuntu yatumbagiye nyine wa mungane n'ubufasha bwawe ntabwo buba bukenewe cyane siko ariko iyo kiri handi hasi nk'ubu ngubu nkanjye ukora YouTube ushobora kuvuga ati nkuguriye ibikoresho siko nkuguriye kamera nziza ufata amashusho atari meza cyane nkuguriye iki siko uwo muntu uba umusapotinze siko ariko ntabwo uzaza natangiye gufata ishusho nziza mfite sound nziza ngo umbwire ngo nibwo ngo nkuguriye kamera sinzayanga ariko ni kwa kundi nyine ushize n'ubundi mu bivuga nyine abantu bahaguruke bafatikanye kubera ko nibyo byiza ntago ari byiza ngo ujye kuviewingira abantu bo mu kindi gihugu
ngo ujye wirirwa washizemo ntabwo ari bibi gushyiramo isimbi. Sabe ntanyumve nabi siko ntabwo ari bibi, ariko ntabwo wavuga ngo urafasha undi muntu wowe umutihereyeho. Ntabwo mwagiye gufasha ikindi gihugu mwe mutihereyeho siko. Uzarebe uzinjire mu mazu menshi uzasanga isimbi iri kuvuga ari gukora akazi siko. Kubera iki udashyiramo kubera iki udashyiramo niba uri mu kazi televiziyo yakije bigume bivuge nabo bongerere views, bongerere time yo kurebwa, bongerere iryo shyaka nyine uryiyumvemo. Njyewe by the way abantu ba hano mwese njye mbarebera keretse uwo ntaramenya mwese nirirwa n'abashyizemo mukavuga niba nashaka no kubyumva ndagenda nkuba amasafuriya hariya mugume muvuge, ariko nyine byibuze nanjye mbashyigikire kubera ko nibyo bikwiriye nyine abantu nyine bavukana b'igihugu kimwe tu ya. Urakoze cyane, gufashanya ni ngombwa, tubigire umuco, tubyumve cyane, tubivuze gake. Hagati aho kubera icyo kiganiro tuvuyemo ntekereje kubaza Chris akabazo. Chris ni wa muntu ukorana na ba Kanyamukwengo. Why? Kubera iki ba Kanyamukwengo views ziba ziririya? Chris turimo tureba twunamye duca hano, urabivugaho iki? Kuki bigenda gute? ahubwo wowe niwe wamensubiza ibyo none nimba ureba Kanyamukwengo nje ntundebe bimeze biti. Gusa wenda biterwa na afite abakiriya be bitewe na content akora. Wenda twavuga ati ya content irakunzwe cyane siko, irakunzwe bitewe na, ariko naje sinzahindura ngo nje muri content ye wenda sinayishobora. Umuntu akora ibintu yumvamo, kuko ushaka kumbwira ngo nkore content ye nkabikora umunsi wa mbere wa kabiri bikananira, ariko nkora bya bindi njyewe numva wenda bindimo mfite nshaka gusangiza abantu siko, kuko baravuga ngo ingendo yondi iravuna. Rero kuba afite views nyinshi sinzi nimwe mwabimenya, kubera ko nimba ari amashusho meza akora n'aya ngaya nkora nje yakora byombi, urabona ko byakagombye kuba amashusho meza. Nimba ari amashusho meza bakunda urumva siyo, kuko iyo bari amashusho bakunda bundeba. Ahubwo muri no minsi abantu basigaye bagira, nimba ari stress bararushe mu mutwe sinabarenganya, bagakunda nyine utuntu dusekeje turambitse abantu ntago bashaka kwiga ibintu bibagora mu mutwe, ntibabikeneye muri iyi minsi, ngo bakeneye ngo bigishe ngo bibakoraga ngo bihindure uko ribi cyangwa itware gutya mu rugo rwawe. Urumva aho ngaho ahubwo tuba twakoze n'amakosa, tuba twinjiriye abantu muri life. Ariko tuzakomeza tubikore hamwe n'Imana. Views niyo zitaboneka, ariko hari ukuntu tuba twigishe bakeya bagize bati, ariko ntabwo bihuye n'ibyo ngibyo ngo gusapotinga, hari aho bihuriye. Ariko nyine ubwo impamvu bitarebwa ibyacu dushobora kuba tutaramenyekana, wenda Kanyamukwengo yaramenyekanye kuko urebye uburyo azwi n'ukuntu hari n'abazi Kanyamukwengo njewe batanzi, kandi amashusho yose ari nje bayakoze ariko batanzi. Ariko wenda natwe bizageraho birebwe, ni ukuvuga ngo nanje ndacari hahandi, hari umunsi nzagira ngo nkahita hari igihe nzatokereze. Ariko jewe bundi mba ndimo kwibanda ati mvuge ati ikintu kirimo inyigisho, ishusho iri perfect, sound iri perfect, nicyo nibandaho. Pole sinzava kuri icyo, nzakomeza kuri iyo ntego yanje, bizaba successful. Ejo bundi uzabona nageze views nyinshi. We n'uwanyu. Okay, dusoza rero ikiganiro cyacu, reka mbahereze agakoro gatoya, ndabasaba murebane, mwicare neza murebane nk'abagiye gukora indi ndowa ya kabiri. Oya, just mwebwe gutyo, just like that, musuhuzanye gutya gutyo, undi ashireho akaboko, murebane mu maso.
murebane, nimurangiza kurebana buri wese arabwira mugenzi we akajambo kamuri ku mutima icyo mubwira, wamushimira, ikintu nyine kikuri ku mutima, buri wese abwire mugenzi wiwe. Ni byiza ko twapureshetinga abantu bakiriho akakuri ku mutima. cyangwa muririmbire. ya ndirimbo ifate hano gutya. Zahabu na diyama uzima Imana yampaye. Ni ukuvuga ngo urasa na zahabu na diyama, uraberewe. Ako sinakubeshya, urabona ataberewe no munsi. Uri mwiza, mama w'abana banje, I love you. njyewe iryo namubwira, ndamukunda, ndagukunda, ya kandi uri strong man. Ivo. Undi munsi andi mahirwe MMTV. Don't forget to subscribe, share, like. Murakoze. Nawe ubutaha. Ciao.